reka mbacire umugani mbabambuze umugani n'uzava ikana nanjye azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, ahapfuye imbwa n'imbeba hasigara inka n'ingoma. Kera habayeho niko kera Bakame yacuditse n'impyisi biranywana, birabana bishyira kera, ariko Bakame ikababazwa n'uko impyisi irusha ubukungu. Bukeye Bakame ibyira impyisi iti reka ducuruze imwe, ubukungu bwawe burushaho kwiyongera, ndetse ungurize n'ibyo gutangiza nzajya nkungukira. Impyisi irabyemera, nuko bitangira gucuruza imwe. Zimaze kugwira bijya kuzicuruza no mu mahanga, ariko inyungu ikabikwa na Bakame. Bakame imaze gukungahara irirwaza, bwa bucuruzi burahagarara, ariko impyisi ntiyabyitaho. Hashize iminsi Bakame irazinduka no kwa Mpyisi iti yemwe abo kwa Mpyisi mwaramutseho. Impyisi iti bwakeye Baka. Bakame irihanganira ariko cora iti yewe nta miramukire yanjye baraye baducucuye, badusahuye ntibadusigira na busa. Ubwo impyisi igwa mu kantu, mbese isa n'ikubiswe n'inkuba. Bakame ibonye ko impyisi ibuze aho irigitira, irayishukashuka iyibwira ko izabyishyura. Bakame iragenda ifukura icyuzi yororeramo amafi, amaze gukura ikajya ijya kuroba yo yirira. Hashize ukwezi impyisi ijya kwishyuza Bakame ibintu byayo. Bakame yakira neza, yikoza munsi y'urugo iroba amafi 10, iraza irayateka iyavanamo umufa uryoshye cyane, maze yegereza impyisi. Mu mwanya muto impyisi biri gukomba imbehe, irangije iti mbese shaho Baka, ibi bintu biryoshye bitya ubikurahe? Bakame irahaguruka ijya kwereka icyuzi cyayo iti ugenda ufukure nk'iki amafi azimezamo. Wari Impyisi ageze imuhira sinakubwira ukuntu yarimbaguye umusozi mu mwanya muto. Imaze kuyoboramo amazi itegereza amafi ko yazamo, iraheba. Nibwo igiye kwa Bakame yirakariye cyane. Igezeyo Bakame yisomya ku nkangazi y'akataraboneka, kwibuka icyari kiyizanye biragatabwa. Imaze kuryoherwa cyane iti mama we, ibi se byo wabikuye he? Bakame iti ukagira urutoki rwose ukabura inzoga y'ubuki, hoshi igenda utemagure za nsina zose, amakakama azivuye muyashyire mu kabindi amaremo ibyumweru 3, maze uzasomeho wiyumvire. Impyisi iragenda ibigenza uko Bakame yabiyibwiye. Ibyumweru 3 bishize igotomeraho, maze ururimi rurababuka, inkanga ziratenguka, maze umujinya urayica ifata umufuka no kwa Bakame ntiyasohoza. Ihita igafata igashyira muri wa mufuka ngo ijye kukaroha mu manga. Igeze mu nzira yibuka ko yibagiye urujigo rwayo kwa Bakame, iratura isubira inyuma yiruka. Nuko ingeragereza kunyura hafi y'uwo mufuka. Bakame iti uraho ngerage? Iti uracyabaho Baka? Ese urakora iki muri uwo mufuka sha Baka? Bakame iti ntiwamenya ibyanjye, ubu banshyize muri iyi ngobyi ngo bajye kunyimika njye ntegeka utunyamaswa turi hariya hakurya, nicyo gituma bagiye bampetse, nyamara simbishaka. Ariko ntibabyumva. Ingeragere iti shyuu, ukivutsa umugisha nk'uwo, reka nigiremo niba utabishaka. Bakame ibanza kwanga, nyuma iti ngaho jyamo ariko nawe urampemba. Ingeragere ihambura wa mufuka ivanamo Bakame, maze winagamo. Bakame si ukuwukanirira udanangira, irangije iti ngiye kuguteguriza. Muri ako kanya impyisi biraje batura umufuka ngo girigiri. Igeze hirya iti ariko noneho ko biremereye cyane, iyi nkenyiriye iki? Ay'ubusa ariko ndakuroha dore igihe wambeshyeye. Ingeragere ngo ibyumve iti reka Mpyisi sinde Bakame nshyira hasi nigendere. Iraboroga cyane impyisi ntibyumva, ahubwo ikayisubiza ati dore aho wambeshyeye, ubwenge bwawe ndabuzi, umunsi ntarengwa n'uyu. Iragenda no mu manga ngo po. Ingeragere iniha rimwe gusa igera mu kabande itakirashya. Impyisi itaha yizeye ko igiye kwirira ya mafi ya Bakame no kwinywera ya nzoga y'ubuki. Ku mugoroba ntitarabukiyeyo, isanga ka Bakame kidundaritse ku nkombe y'icyuzi cyako karoba. Bihehe igihunguka aho Bakame iba yayibonye. Bakame iti wari Impyisi ntunyegere, ntabwo batarapfa nk'ayo bagomba kwegera abavuye ikuzimu nkanjye. Impyisi irumirwa igira ngo koko Bakame yazutse, ishya ubwoba itekereje ko wenda ihamya aho yapfa. Iriruka irahunga, izunukira icyo kuzongera kwikorereza Bakame no gucudika nayo.
sinjye wahera hahera umugani. Ndabashimiye bakunzi b'amateka gakondo, mbibutsa ko nimba utarakora subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi by'amateka, imigani nk'iyi ngiyi ya kera uzajya ubibonera ku gihe. Murakoze cyane. ati mberwa bugiri atawamvugishirije ko numva inyota igiye kuzamfata, none ntiwampa inzoga nkinywera. Rwabugira ati mberwa nyonga, koko nawe ubaye umugabo bigeze igihe utinyuka kunyaka inzoga. Ese urabona naguha nzoga ki wamara si yewe Rwanyonga wi. Rwanyonga tusibe kumba amazi mugezi, kuko navuka sinanyoye amazi mugezi. Umva inzoga y'abagabo yumva yose ndayinywa nyimahe, nubona ndayimaze umenye ko ndi umwana koko.